It's never too late to make a change, ariko it's not even too early to make a change. Umwe muri babiri bashinze uruganda rwa ijwi. Business yacu ni manufacturing of footwear. Indi activity yacu ni arts and handcraft industry development. Nitwa Regis Mbugira neza. Ngoje niga muri kaminuza. Nakoze igitabo cya memoire ku bijumba. Maze kubikoraho ubushakashatsi naganiriye n'ababihinga za gusanga ari zahabu twebwe dufite abanyarwanda tutazi kubera ko bagifataga nk'ibiryo biciriritse ibiryo abantu badaha agaciro. Twizera ishimwe niga business na communication. Nkafite business yitwa iriba clean water delivery limited ikora ibijyanye no gutanga amazi mu gice cy'intara y'Uburasirazuba. My name is Sandra Motesi and I'm the founder of Girl with a Difference, but I also co-own a business here in Kigali called Inzovu African Village. We thought of course we were thinking more of sustainability, and so things that we've been doing back in Busanza, we worked on income generating activities, and here women basically use their talent. We give them skills. How can you make a basket? How can you make jewelry? How can you make something that you can sell and you get money to feed your family? Ibingibi by'amandazi bya agribusiness akaba noneho n'ibindi bya research dukora ibyo kubaka amajaride ndetse n'ibyo bita quantity surveying. Ibyo byose tubihuriza hamwe bikabyara muri za business zacu ziba muri Kari Group Limited. Company yacu yadutunze cyo ni kimwe. Apati yuko dutunze dufite abakozi dukoresha nabira batunze. Dufite abakozi bagera mu 8 twebwe duhakaze natwe ubwacu 4. Ubu tukura amazi ku kiyaga like Muhazi tukayatunganya dukoresheje system yitwa ultraviolet water purifier, hanyuma tukayagemurira abantu dukoresheje amagare ku giciro cyiza buri wese ashobora kwisangaho. Iyo system rero ntago ari ngari cyane, ni system ntoya ishobora no gutunganya amazi nka litiro zigeze kuri 400 mu isaha imwe. Duhereza abantu ubumenyi kugira ngo tubone abakozi cyane cyane. Kuba bifasha ni byiza cyane. Iyo bamaze kwiga natwe biratwungukira kubera ko baradukorera barahembwa ku kwezi yego, ariko baradukorera twatwunguze twese win-win hagati aho ngaho. We asked them what's the problem, why are you not coming on time, why are you not focused? And so the issue was that, well, we leave our children home, we don't have people to babysit them, and so it's a problem. So we thought, how about we create a preschool that can be educating the babies while the mothers are working. At the end of the day we are educating 2 people, the mom and the child. So that is the strategy. Dufite imiryango 100 kwa ngo duha buri munsi, ariko noneho hari nabaza kuyivomera badashobora kubona uburyo bishyura service yo kuyabagemurira, abo ngabo baza kuyivomera kuri collection center. Abo ngabo rero ntago wamenya umubare kuko ku munsi barahinduka igihe ari benshi cyane. Amafaranga twaje gusanga ari ahantu hose, ariko ntago tuzi buryo tuyashakamo. Ariko nanone niyo ushaka kugira icyo ugeraho urayashakisha kandi abahari. Indi nzitizi twahuye nayo no kumenya n'ubumenyi bwo gucunga business, ariko kugenda ubyinjiramo cyane nabyo birafasha kubera ko ugenda umenyana n'abantu batanga ayo mahugurwa, byose bikaza byose byunganira za nzitizi tukabasha guhangana nazo. Iyo utangiye vuga ko nta mafaranga biba bipfuye byose. Kugira ngo kwanza ubone amafaranga ugomba gukora. Urugero iyo utangiye muri loan cyangwa se mu nguzanyo, utangiriye muri minus cyangwa se nyuma ya 0. Ariko utangiriye kuri 0 urushaho undi watangiriye mu nguzanyo. Cyane cyane uri umwana nta mpamvu yo gutangira mu nguzanyo. Ufite uburyo uyifata ntuzanayifata, ahubwo nabwo buri expose ku bibazo byinshi cyane. Twege twagize imana hano uburyo dufite bwo kuyifata. Cyambere n'ubushake, ikindi gikomeye cyane navuga ko urubyiruko rwinshi rubura
ni ukugira positive mindset, donc kugira ibitekerezo biri positive, ntugume gusa ku ntibishoboka nta mafaranga mfite, nta kimfite. Nasanze iyo ntatangira nta kintu mbana, nta n'umuntu ari kubibwira ngo abyumve, ariko kubera ko natangiye nkabikora, nyuma nagiye mbona n'andi noneho bizera iyo ndoto nagize, bakiyemeza gushyiramo noneho n'ubushobozi bundi bwagutse. Rero navuga ko amafaranga ntago ariyo kibazo, ariko uko ugenda noneho ukora business bikura bigenda bikomera. Twagiye kuri RDB abe n'igiceri cy'icumi twari dufite, ariko uyu munsi dufite mu mitungo ibarizwa muri miliyoni 15. Mu bintu tumaze kugeraho, cyambere nuko dufite product zirenga 5 zigeze kuri 5. Uyu munsi basa gucuruza nibura mu super marché arenga 10 muri Kigali. We thought that if these women are making these products, then how do they get income out of it? So we thought, but if we have where they can display their products, then that is a way of getting money out of what they do. If we buy what they make because we believe in them, we believe that what they do is beautiful. So when we buy their products, then we give them the profit. 10% goes back to what they're doing. Tukaba igitekerezo cyacu ari gukora inkweto zikorewe mu Rwanda dukoresheje ibikoresho dukura hano hatandukanye muri Afrika, Asia. Ahanini urwego tugeza rwo kuva kuri business gato kugera kuri business yo hagati, turi kubaka ahantu hacu ho gukorera. Turi muri UTC, turi mu kibuga cy'indege, turi no gufungura muri Kigali Heights, tukaba turi muri export cyangwa kujyana ibintu mu mahanga. Ubu ngubu mfite abakozi 2 bahoraho kuvuga ngo basimburana, ariko abagemura amazi ubu ngubu bamaze kujya kuri 17 kwa bagemura buri munsi. Abo ngabo rero ntago ari abakozi mpemba ku kwezi umushahara, ahubwo bahembwa bitewe n'uko bakoze, ni kuvuga ngo bitewe na quantity yagemuye ni abafite igihembo kuri buri delivery yakoze. Nitwa Larissa, nk'abantu umwe mu bashinze Group Limited. Nagize amahirwe yo gutoranywa mu bakobwa 5 bakiri batoya muri Afrika bafite udushya. Iyo ukora ibintu ukunda hari n'amahirwe ugenda ugira atandukanye. Inama nagira urubyiruko rero ni ugutinyuka tugakora. Iyo ufite igitekerezo cy'ikibazo ushaka gukemura muri sosiyete yawe, nta kabuza ubona abantu bagishyigikira. Kuba igihugu cyacu muri gahunda za leta harimo kuba bakeneye gukwiza amazi 100% ku baturage bose, ntago ari ikintu kizaza ngo kikubitaho, ntago ari meya uzaza ku kanya ngo atange amazi ahantu hose. Ni ubufatanye buzaturuka ku mpande zose, kuva kubikorera bikava ku ONG. Rero ni muri urwo rwego iriba ifitiye gahunda nyine yo ko yaguka ikagera ku bantu bose kandi gatanga amazi ku buryo burambye kandi asukuye, kwa tugafasha leta kugira ngo icyo cyerekezo dufite tuzabasha kukigeraho. Intego yacu nini cyane gukuza ikigo cyangwa se brand ikoze neza kandi ifite karite nziza competing hanze no mu Rwanda, cyane cyane no kugira ngo tuzamure dukuze ibikorwa bikorerwa mu Rwanda tubicishije mu nkweto dukora. Ntago ari process yoroshye, isaba kwihangana, isaba kwiga, isaba guhora uteza amatwi, ugomba guhora uri available. I struggled, but the fact that I love what I do just kept me moving and it kept me stronger. And so I'll tell you, just go for something you have passion for. Ibibazo twaciyemo, ibibazo bitandukanye twagiye duca mu byo bitumye turahangaho uyu munsi, twicara tukavuga ikintu kigakorwa cyangwa se tukicara tukakivuga ahangaha kigakorwa cyangwa se tukagera uyu munsi icyo kibazo, ibyo bibazo tutaba twarabiciyemo. Na smooth na hantu hagenda gutya habaho muri business, ntibishoboka kandi ugomba kuhaca. Ikiza cyakoze baho tugeze nuko tuzi ko iyo tuhageze aho ngaho turetse ko tuhatinda umwanya, ariko tuzi ko ari burangire tugakomeza inzira yacu, ariko inzira igenda gutya. Habamo inzitizi nyinshi, umunsi ukabona biri kugenda bimeze neza biroroshye,
ejo ukabona hajemo izindi challenges utatekerezaga, abakozi. Ikindi cya kabiri, kuba uri na muto, hari ahantu henshi ugera bakavuga uri kuvuga urabizi, ngo bakakurebera imyaka yawe bakavuga ko ibyo uri kuvuga, ariko iyo watangiye hari icyo urimo urakora bibahamiriza yuko ibyo uvuga ubizi kandi bishoboka. Ikosa rya mbere twakoze tugitangira ni amafaranga ya mbere twabonye mu bucuruzi kuri serivisi twari twatanze. Kubera kudasobanukirwa ibya business, twahise dufata nibura 3 bya 4 turayarya. Noneho research yacu tubura uko tuyikora. Twumvaga nyine ari amafaranga tubonye tugiye nyine twatangiye gukira. Ariko uko dutangira no gushaka ko ibintu byacu bikomera, ya mafaranga tuza kuyakenera nyuma. Tuza kubona ko twibeshye. Uko natangiye ntabwo byari ibintu biri sustainable, ariko kuba naratangiye byagiye bituma ngira ubushakashatsi, nkora n'ubundi bushakashatsi n'abandi bampa izindi nama. Ikintu cya mbere nakora rero nuko nabaza abantu ku buryo buhagije, nakwegera abantu bakamfasha ku buryo buhagije, atari ukugendera ku bitekerezo byanjye gusa. Subije inyuma, dutangiye ndafite hari igishoro mfite. Icyo nakosora cya mbere ni ugushaka ubumenyi bwa business, ku buryo ninjira muri business nzi gucunga buri kintu cyose kijyanye na business. Abanza ngafata ayo mahugurwa, nkisobanukirwa, nkamenya uko bakora business, narangiza nginjira muri business. Ngira amahirwe yo kuganira na benshi, ni bagenzi banjye tungana n'iki byose. Niba hari abantu bafite ibitekerezo biri smart, ni urubyiruko. Ariko ikintu cyonyine kimwe tubura ni kugira confidence, noneho kuba aggressive, ugatangira noneho kwereka abantu ko ibyo uri kurota bishoboka. Dufite ibintu bitandukanye, ni kuvuga ngo mfite ibitekerezo, uriya wundi afite ubushobozi, uriya afite yindi technical support, afite ubumenyi cyangwa se uburambe, ariko nta muntu uzizera icyo gitekerezo cyawe utaramwereka ko gishoboka. Ikintu cya mbere nababwira nuko nababwira ngo batangire.